Shalom, shalom, mbahaye ikaze muri kiganiro cyacu mumaze kugenda mukunda muri benshi. Tuvuga abanyabigwi, abantu bagiye bakora ibintu bikomeye babikoreshejwe n'Imana. Turagiye rero dukomeje kuvuga abanyabigwi. Ni ukuri uyu munsi tugeze ku munyabigwi wa 7. Ntucikwe rero, nanjye nk'uko mumaze kumenyera, twingiye tujye kubana ndi Wisdom. Nuko bagabo bari bajyanye na Yosuwa na Kalebu gutata igihugu, bari abaje bavuga inkuru mbi z'incamugongo, baterwa na mugiga bapfira aho ngaho. Hagati aho rero Imana inarakarira Abisiraheli, ibabwira ko batazigera bagera mu gihugu yabarahiriye ko izabaha, bitewe n'ijambo bavuze igihe bitotombaga bavuga ngo yaba baraguye mu butayu cyangwa bagasubira muri Egiputa. Imana ibabwira ko n'ubundi intumbi zabo zizagwa mu butayu. Abo bana bavuze ngo bazajyanwa iminyagano aribo bazatura muri icyo gihugu, bo batazageramo, kandi ko iminsi ba Kalebu bamaze batata icyo gihugu ko ari 40, Imana izayihwanya n'umunsi, umunsi umwe ugahwana n'umwaka, bikaba imyaka 40 bazamara bari aho muri ubwo butayu. Abana babo rero bakaba ari bo bajya muri icyo gihugu cy'isezerano, biturutse ko bifuje gusubira muri Egiputa bakibagirwa imbaraga z'Imana ndetse bakanayitotombera. Rero navuga nti mu by'ukuri ibibazo byose ducamo tujye twirinda kwiyaturaho amagambo mabi, ko byababaje Uwiteka. Aravuga ati nk'uko rero mwabyivugiye niko bizabagereraho, ntabwo muzigera mwinjira mu gihugu cy'isezerano. Rero natwe tujye twirinda kwatura amagambo mabi igihe turi mu bigeragezo. Tujye dusaba Imana tube hafi, kuko rimwe na rimwe amagambo twatura hari ubwo ashobora kutugeraho. Rero turakomeje, aho hari mu gice twarangije. Ubaye utaracyumvise wabanza ukacyumva kugira ngo dukomezanye. Turi kuvuga ku munyabigwi Yosuwa, uburyo yabaye umunyabigwi agakora ikintu gikomeye kitigeze gikorwa kugeza na n'ubu kuri umunsi wa none. Rero ubane natwe tumenye se n'ibiki uyu mugabo yakoze n'iki yakoze kitarakorwa muri ino si ya none. Natwe rero Imana dukoresha tugakora ibiruta ibyo Yosuwa yakoze. Ubwo rero Mose yari amaze kwitaba Imana, ubwo yari atakiriho, Imana ibwira Yosuwa mwene Nuni, uwari umufasha wa Mose, iramubwira ko imugira umuyobozi. Iramubwira ati haguruka, kuko umugaragu wanjye Mose atagihari, uhaguruke wambukane n'ubu bwoko ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Ikindi kandi aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu n'uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwa Ufurati, igihugu cyose cy'Abaheti kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Imana yongera kubwira Yosuwa ati nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, kandi nta muntu uzaguhagarara imbere, kuko sinzagusiga nta nubwo nzigera nguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma ubu bwoko buzungura igihugu narahiriye ba sekuruza babo kuzabaha. Nuko rero Imana yongera amubwira ati nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Nuko rero Yosuwa amaze kuvugana n'Imana, afata abagabo 2 rwihishwa, abatuma kongera kujya gutata cya gihugu cy'i Kanani, ariko noneho abereka uburyo ki bazabigenza. Aravuga ati mwebwe nimugende mutate igihugu, ariko cyane cyane i Yeriko.
rero aha ariho bihita bizana itandukaniro hagati ya Mose na Yosuwa. Mose atuma bwa mbere yafashe abantu benshi arabohereza. Yosuwa atuma yatumye abantu babiri. Agiye kohereza yohereza abantu bose ku mugaragaro. Yosuwa agiye kubohereza abohereza abahishe. Biba byiza rero iyo umuntu arwanya urugamba bucece, kuko iyo umwanzi wawe atazi intege nke zawe ntagutsinda, ariko iyo azize aragutsinda. Satani yatereye mu bwinshi bw'abantu abereka ko ibintu bicitse, ariko Yesu arababwira ati mwebwe mugende muri babiri ntawe ubizi, mwebwe mutate igihugu, ariko cyane cyane mwitegereze i Yeriko. Nuko aba bagabo rero baragenda ngo bagereyo iyo Yeriko, barara kwa maraya umwe witwaga Rahabu. Inkuru rero iragenda igera ku mwami waho yuko iyo ndaya hari abantu b'abagabo yahaye icumbi babatasi. Rero umwami atuma kuri Rahabu aramubwira ati sohora abo bagabo bari iwawe, kuko bazanywe no gutata iki gihugu cyose. Ariko nyine uwo mugore yagena abo batasi arabahisha. Nuko rero iyo ndaya iramubwira ati ariko rero nyine iwanjye haje abagabo, ariko ikibagenza si ntabwo ngiye nari nkizi, naho baturuka ntaho nzi, kandi nk'uko ubizi ndi indaya, nakira abo mbonye bose, si ngombwa ko menya aho baturutse n'ibibagenza. Kandi rero bamaze kuva iwanjye baragenda, ntabwo njye namenya ngo bagiye hehe, ahubwo nimubakurikire n'ingoga mugende mubafate. Sinari nzi ko ari abatasi. Ariko nyine abo batasi yari yaburije inzu yabahishe hejuru yayo, abatwikira imigwegwe. Nuko rero umwami yohereza abagenda bakurikiye inzira yose ngo barebe ko babona abo bagabo. Nuko rero bageze ku mugoroba, ya ndaya yayurira hejuru iragenda iramubwira ati rero nzi yuko Uwiteka muri kumwe, kandi ko yabahaye iki gihugu, kandi ni ukuri mwanaduteye ubwoba, ndetse n'abari mu gihugu bose mwabakuye imitima, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwarimbuye. Rero twabyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba. Nta muntu n'uyu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Imana yo mu ijuru no hasi mu isi. Nuko rero uwo mudamu arababwira ati rero nimundahire yuko ngewe nzabagiraho umugisha nk'uko nanjye nabahishe, nanjye icyo gihe muzampisha. Imana ishimwe cyane. Ibaza aho Imana yakoresheje umuntu nk'uyu nguyu kugira ngo ubwoko bw'Imana burindwe, kandi koko wumvise ko ntabwo byari bubagore kumenya koko aba bantu b'i Kanani uko bameze, ariko ikoresha uyu mugore wasaga nk'indaya kandi koko ari indaya, abaha amakuru yose, ababwira uburyo ki bakutse imitima. Byari kubagora aba bagabo kumenya niba koko abo bantu babashobora, ariko bababwira ko bakutse imitima bitewe n'ibyo bumvise Imana yabakoreye. Nuko rero abo bagabo basezeranya Rahabu ko bazamukiza, baramubwira ati wowe uzashyire akadodo gatukura muri iri dirishya ducishijemo, n'umuryango wawe wose nta kintu uzaba. Baragenda rero batekerereza Yosuwa uko bimeze, aramubwira ati igihugu twagitase twakibonye, kandi ni ukuri Uwiteka arakiduhaye, gishyize mu maboko yacu, cyane ko n'abantu baho twabakuye umutima. Nuko rero Yosuwa arahaguruka, ahagurukana n'Abisiraheli, bagenda bagera kuri Yorodani, bamara iminsi 3 batambutse. Nuko abatware baca hagati mu iteraniro ry'abantu, barababwira ati ubwo muzabona isanduku y'Imana iciyeho, namwe muzahaguruke muyikurikire, mujye mushyiramo intera kugira ngo mumenye aho mukwiye kunyura, kuko inzira muzaba mugiye kuyicamo nta bundi mwigeze kuyicamo.
Nuko rero Yesu abwira Abalewi aribo bari abatambyi ati nimuheke isanduku y'Imana, isanduku y'isezerano, mubanze kwambuka, mubanzirize abandi kwambuka nabo babakurikire. Abwira n'Abisirayeli ati nimwiyeze kuko ejo Imana izakora ibitangaza muri mwebwe. Natwe niko Imana itubwira, dukwiye kwiyeza kugira ngo twakire ibitangaza by'Imana. Uwiteka rero aho hantu ahabwirira ijambo Yosuwa, aramubwira ati kuva uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Nuko rero abatambyi barahaguruka baragenda, bageze ku nkombe ya Yorodani bagikandagizamo ibirenge, kandi hari mu gihe cy'imvura amazi aba yarenze inkombe. Urumva ko yari amazi menshi, amazi atangira kwigabanyamo. Abatambyi rero bahagarara muri Yorodani neza ahumutse yigabanyijemo. Mwibuke iki ni igitangaza cyongeye kuba inshuro ya kabiri mu maso y'Abisiraheli. Muribuka ko bageze nanone ku nyanja itukura nabwo yigabanyijemo, bakambukira ahumutse. Ngo bamare kwambuka, Imana ibwira Yosuwa ati toranya abagabo 12 bo muri buri muryango w'Abisiraheli, batora amabuye 12 muyambukane Yorodani. Ariho bitandukaniye ubushize bambuka inyanja mu kiganiro twakoze mbere, bambuka inyanja itukura ngo bagere hakurya nta mabuye batwaye, ariko yababwiye gutwara aya mabuye 12 ngo bibabere urwibutso rw'iby'Imana yagiye ibakorera. Ahari aho batazongera kwibagirwa bakifuza gusubira muri Egiputa. Urumva Imana imaze kubabona ko ari ubwoko bwibagirwa vuba, arababwira ati nuko rero ndambukije, nongeye guca amazi bwa kabiri, kuyacamo bambukira ahumutse inshuro 2, kugira ngo batabyibagirwa. Ubabwire bafate amabuye bayambukane bayajyane, kugira ngo n'abana babo nibaramuka babaje ngo ariko aya mabuye ubundi ni ikimenyetso kuri mwebwe, muzababwire muti twambutse Yorodani yumutse. Mbese ibi bizababere ikimenyetso. Rero navuga nti njye nawe Imana igenda idukorera byinshi kugira ngo tutagera mu bibazo Satani akatwibagiza ibyo Imana yadukoreye. Jya ugira ikimenyetso usigarana cy'icyo Imana yagukoreye, kugira ngo niba bikomeye Satani arimo kuganiriza ujye umubwira ati ariko dore mfite iki, kandi Imana niyo yakinkoreye, kugira ngo ubashe kumutsinda. Kandi muri icyo gihe bambuka bwo ni ukuvuga ngo amazi yatandukanaga bitewe n'uko ibirenge by'abatambyi bigihagaze muri Yorodani. Ngo bo bahagaze muri Yorodani, abantu barambuka ari n'abatora amabuye barayatora batarakuramo ibirenge kugira ngo amazi adasubirana. Noneho abatambyi bamaze gusohoka barenze Yorodani irasubirana. Nuko rero igihe kimwe Yosuwa agira iyerekwa, ubwo yari yerekeye i Yeriko, yubuye amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati mutware, njyewe umugaragu wawe untegetse iki? Mbese nkora iki? Nuko rero uwo mugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze ari ahera. Ibi bintu mwibuke na Mose, Imana ijya kumuhamagara ubwo yari agiye gukiza ubwoko bw'Imana bavugana n'Imana, nawe Imana yari yamubwiye ngo akweture inkweto ze, kuko ahagaze ari ahera. Mu yandi magambo ni ukwiyeza, kuko umucyo w'Imana waje muri wowe. Nuko rero Imana yigisha urugamba Yosuwa uko agomba gutsinda Yeriko. Yeriko wari umudugudu ukomeye,
Yeriko wari umudugudu wubakishijwe amabuye, umudugudu ukomeye. Imana yigisha Yosuwa uburyo bazarwana urwo rugamba. Yeriko yari ikinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, bari baramaze kumva amakuru yabo, barabatinya cyane ku buryo muri uwo mudugudu nta wasohokaga nta n'uwinjiraga. Nuko rero Imana ibwira Yosuwa iti, nkugabije Yeriko, mwese muzahaguruke muyitere, nzaba ndi kumwe namwe. Ariko dore uko urugamba rugomba kugenda. Ikintu cya mbere mugomba gukora, mwese muzahaguruke muzenguruke uwo mudugudu mucecetse, mudasakuza. Ku munsi mujye muzenguruka rimwe, muzenguruke iminsi 6. Icya kabiri, abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'isezerano. Icya gatatu, abafite intwaro cyangwa se abasirikare bajye bagenda imbere y'isanduku y'isezerano, hakurikireho abatambyi bafite amahembe, hakurikireho isanduku y'isezerano, noneho namwe mukurikire isanduku y'isezerano. Noneho ikindi cya 4, ku munsi wa 7 bwo muzazenguruke uwo mudugudu inshuro 7. Noneho ku nshuro ya 7 abatambyi bazavuze amahembe. Nibavuza ihembe mukumva urusaku rwabo, namwe muzaterere hejuru icyarimwe, umudugudu uzahera ko usenyuke. Nuko rero Yosuwa aragenda abigenza nk'uko Imana yamutegetse, agaba igitero kuri Yeriko nk'uko Imana yari yamutegetse. Nuko rero bageze ku munsi wa 7, kuko bakora za nshuro 7, Yeriko irariduka. Ariko ubwo hagati aho yari yababwiye ati, umudugudu murawutwika wose keretse ifeza, izahabu n'ibintu by'imiringa bigomba kubikwa mu bubiko bw'Imana, nicyo kintu kizarokokamo. Na ya nda ya Rahabu, kuko yagiye iduhishira abatasi uko bagendaga bagiye gutata kiriya gihugu. Ibyo aba ari byo bintu bigomba kurokoka muri Yeriko. Nuko rero batera Yeriko, Yeriko irariduka. Yeriko imaze kuriduka, bisha abantu bose baho, barokoye na Rahabu, maze Yosuwa avuma Yeriko, arayivuma ati, uzahaguruka ashaka kubaka uyu mudugudu azapfusha imfura, nashaka no gutera inzugi z'amarembo azapfushe ubuheta. Aha hantu nkahita numvamo ikintu cyangwa se nsobanukirwa ikindi kintu. Mu by'ukuri ahantu uri kurwana, urumva iki cyari igihugu bakandagiyemo, ni igihugu Imana yabasezeranije, ni isezerano bari binjiyemo. Nanjye nkakubwira nti, mu isezerano ryawe winjiyemo, aho uri kurwanira kugira ngo winjiremo, umenye ese ahantu uhagaze ni uwuhe muvumo uhari. Tekereza umuntu uzaza kubaka Yeriko atazi uyu muvumo bahavumye, yatangira ngo kubaka, niba ari akazu yari agiye kuzamuka agapfusha imfura, kagera hejuru n'ubuheta bugapfa, byaba bibabaje. Rero ni byiza ko tumenya n'aho turi, n'iki kintu bahavuze, ni ubuhe bwami buhayoboye, kugira ngo twe nk'abakristo tumenye intambara dukwiye kurwana. Kandi tubona ko Yosuwa kugira ngo atsinde, si uko yari umunyembaraga cyane, ahubwo yabaga yabwiwe uko urugamba rumeze kugira ngo amenye uko arwana. Rero iyo uzi uko urugamba rumeze, umenya uko urwana kandi ugatsinda. Nuko rero amakuru y'ibyo Imana yakoreye Abisiraheli byose bigenda bigera mu bindi bihugu, batinya Abisiraheli, batinya na Yosuwa, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Kandi ikindi kintu gisa nk'igikomeye, kandi koko gikomeye, Yosuwa urugamba rwose yabaga yagiyeho, Imana yamubwiye ati, ntubatinye nabakugabije, baratsindaga. Intambara rero itangaje noneho itarigeze kubaho, ubwo Abisiraheli bateraga abandi bami 5. Uwiteka yamanuye amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru,
agenda bahondagura kugeza bapfuye. Abantu bishwe n'amabuye y'urubura babaye benshi kuruta abisiraheli bicishije inkota. Mu by'ukuri rwari urugamba rukomeye, sinzi ko hari n'urundi rugamba rwari rwabaho, aho Imana ihagarara ikarwanira abantu n'amaso y'abantu bakabibona, amabuye akamanuka. Uko rero niko Imana ijya iturwanirira iyo tugiye gukorwa n'isoni, iyo byanze. Rwa rugamba uvuga ati iyo ataba Imana mba narapfuye. Nirwo rero twagereranya n'uri Imana yakoreye abisiraheli ubwo yamanuraga amabuye akomeye y'urubura mu ijuru akabicira abami bose, akabicira abo banzi babo bose. Nuko rero niba navuga nti tukiri aha, iyi ntambara itarigeze kubaho niyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, niyo igiye gukora mu rugo rwawe, niyo igiye gukora mu rubyaro rwawe, kugira ngo icyo kintu cyari cyaranze, cyari cyarashoye imizi, cyarabuze ikindi kigikuraho, gikurweho n'urubura rukomeye ruvuye mu ijuru kubwo kubaho kw'Imana gukomeye kwamanukiye kugutabara. Haleluya. Nuko rero abisiraheli bakomeza kugenda batsinda. Umunsi rero Uwiteka yaragabije abisiraheli Abamori, habaye ibintu bikomeye cyane, aribyo twatangiye mbabwira ati ni umugabo wakoze ikintu kitigeze kubaho mu gihe cye, yaba ari abamubanjirije ndetse n'abakurikiyeho na n'uyu munsi icyo kintu ntikirabaho. Mana we, mbega ibintu byari biteye ubwoba, mbega kubaho kw'Imana kwagaragaye uyu munsi, icyama n'uyu munsi kukagaragara mu buzima bwawe nanjye. Umva ikintu cyabayeho rero, ngo umunsi abisiraheli bajyaga gutera Abamori, Uwiteka yabagabije abisiraheli Abamori, abisiraheli Imana yabagabije Abamori. Maze kubwo kumenya ko Imana yamaze kubashyira mu maboko y'abisiraheli, Yosuwa avuga ijambo. Haleluya. Arangije abwira izuba, ntabwo byigeze kubaho we, umva, abwira izuba ati hagarara kuri Gibeyoni. Arangije arahindukira abwira ukwezi ati hagarara kuri Ayaloni. Haleluya. Umva ngo kandi uko yabivuze biba ariko bigenda, ngo kugeza ubwo urugamba yari arurangije. Haleluya. Umva ngo nta wundi munsi mu yigize ibanziriza uwo munsi yabwiraga izuba ngo hagarara kuri Gibeyoni, akabwira ukwezi ngo hagarara kuri Ayaloni, ngo nta n'uwakurikiye uwo munsi wigize usa n'iyo ngiyo, ngo ubwo Uwiteka Imana yacu, haleluya, yumviraga umuntu. Nanjye ndasenga nsengera muri iri jambo nk'uko Imana yumviye Yosuwa bari ku rugamba rukomeye, ikamwumvira igakora ikintu itigeze ikora mu kubaho kw'isi, niko nsenga ngo yumve gusenga kwanjye uyu munsi, ikora ikintu itigeze gukora mu minsi yabayeho, kugira ngo wowe utabarwe, kugira ngo urubyaro rwawe rutabarwe, kugira ngo ababyeyi bawe batabarwe, kugira ngo uyu munsi Imana yagaragaye kiriya gihe n'uyu munsi igaragare nawe ube umuhamya wo guhamya ukuboko kw'Imana gukomeye. Amen. Haleluya. Nuko rero Uwiteka akomeza kugenda abana na Yosuwa ahindura igihugu cyose nk'uko Imana yari yarabibwiye Mose ko Yosuwa azahindura igihugu cyose cy'i Kanani, kugeza ubwo yagihaye abisiraheli kikaba gakondo yabo. Nuko rero ageze ku myaka ye 110 ahera umwuka arapfa, arangije icyo Imana yamuhamagariye. Nanjye rero nkasoza mvuga nti nk'uko dushoje iyi nkuru, ni inkuru inejeje cyane kandi yongera gusubizamo umuntu intege. Uyu mugabo yatabarutse arangije icyo Imana yamuhamagariye. Nanjye ndasenga ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru igufashe, nanjye mfashe, tuzatabaruke turangije icyo yaduhamagariye. Imana ibahe umugisha.